Yesu yaradukunze niyo ndirimbo tugiye kubasobanurira. Yesu yaradukunze kuruta ukundi wese yaba yaradukunze, atuyobora buri munsi nk'inyenyeri yo mu ijoro. Iyo dusangiye umugati aduha urukundo rwe, n'umugati w'urukundo ni umugati w'Imana. Uyu ni umubiri wanjye, nimwakire murye. Aya ni amaraso yanjye, nimwakire munywe. Kuko ndi ubuzima, ndi urukundo. Nyagasani, dushyire mu rukundo rwawe. Yesu yaradukunze kurusha undi wese wabikora. Urukundo rwe ni runini cyane, rwatumye apfira ku musaraba. Urukundo rwe rufite imbaraga kuko rutsinda urupfu. Yavuye mu gituro cye abohotse ndetse ari umutsinzi. Ni umubiri wanjye, nimwakire murye. Ni amaraso yanjye, nimwakire munywe. Kuko ndi ubuzima, ndi urukundo. Yesu, twinjize mu rukundo rwawe. Yesu yaradukunze kuruta ukundi wese yabikora. Yahuje abantu bose ngo babeho ubuzima bwe. Abakristo bose bo ku isi ni abanyamuryango b'uwo mubiri we. Nta muntu n'umwe wabatandukanya n'urukundo rwe. N'umubiri wanjye, nimwakire murye. Amaraso yanjye, nimwakire munywe. Kuko ndi ubuzima, ndi urukundo. Yesu, twinjize mu rukundo rwawe. Amagambo n'umuziki byatunganijwe na Maurice de Bézieux. Indirimbo iririmbwa n'umutwe w'abaririmbyi b'i Montreal witwa Le Chœur d'Angelis, cyangwa itsinda ry'abamarayika b'i Montreal.